ahubwo se uriya burasi we buriya ntari bugire ngo nkoko we nawe nkoko ese kugiye umva nkubwire nkoko reka ngende noneho ahubwo wowe umbabarire rwose nyabuneka mudugudu nakugeraho n'umubwire ko ari jye wabonaga mubwire ko ari karamage atari nyine ndindira nanjye ndi kuza oya nawe ndimo ndaza reka ngenda Louisa. meze neza cyameze neza kuri kuhanya siri kujyayo bahuye ubu ngubu rero ni ukuvuga ngo ubu ndimo ndatambika njya hirya iriya hari umuntu ngiye kureba yambwiye yuko afite akazi ejo mu gitondo kandi ngomba kumufasha ubu ngiye kumureba ndazi gahunda neza mu gitondo mbyuke njya kumureba urumva rero nanjye nandi kuva igindi kugenda gukomeza gutya dore ubu ngubu ngize n'Imana kubonye ari niyo mpamvu ubonye nkatungurwa cyane wambwiye gahunda yabaye ku gatandatu ko giye muri uriya muganda ntabashije kuboneka urasabwa kugenda wigengesera cyane rero bundi hari ukuntu twari mu muganda kumwe uba urangiye yarangije ukuntu uza ugahagarara impande ya gitifu ugahagarara impande ye ndebye ku rupapuro gifite mbona uri kuza n'abantu bagomba gufata bagafunga nkoko uravugisha ukuri icyongeyeho uri ku mwanya wa gatatu kuba bagomba kuzafata neza reka nkoko reka mbanze nkubaze ni gute gitifu yifashe agatekereza akareba akavuga uti samujinzi neza gutya rikamufate mu kireho icyaha bazamufata bamufunga ibyo bintu gitifu yakoze ntabwo ari byo ajya n'igitifu nk'uko umurenge cyane nta nubwo ari gitifu wabikoze buriya ni mudugudu mudugudu nyine se utanga raporo y'abaturage ayoboye none se ni gute mudugudu yifashe akareba akavuga uti samuji rikamufate mu kireho ku rutonde rw'abantu batakoze umuganda bazamufata bamufunga ibyo bintu si ubugome yankoreye koko rero bahubwira wagera muri uno mudugudu wari wajya mu nama na rimwe ya leta inama reka ntekereze neza numve inama mperuka kuyikora mu mwaka utaha mu mwaka washize none se umuganda kuva watangira kwemererwa gukora umuganda bakora umuganda n'ibi nabi umuganda ndawukora rwose ikifu akaba atakuzi se ko gitifa z'abaturage bose ariko se nk'uko nawe reka nkubaza ikibazo urimo uravuga gute gitifu ngo ntabwo anzi kandi wumva mudugudu yarayifashe akagenda akanyandika mu rutonde rw'abantu batagiye mu muganda urumva atanzi se mudugudu kuva ajya muri uyu mudugudu wiwe mu baturage ayoboye nta mu gihe abaturage agiye ariko wowe yakubonye kazi rero ko ntabwo akuzi izina ariko mu muganda hari harimo abantu benshi ariko ntiyakubonyemo reka nkwerekere nk'uko nshuti yanjye ukuntu tugiye kubigenza sibyo waretse igihe nkagenda ngashaka inoti y'ibihumbi 10 nawe ugashaka ibindi bihumbi 10 tukazagenda ku cyumwe tukajya kureba mu mudugudu hari iwabo mu rugo iwe tukayamuha tukamubwira duti noneho wowe genda kuri rwa rutonde rw'abantu wanditse takoze umuganda ku gatandatu ukuremo izina Samuji bareba yuko nagira amahoro kubona muri iyi minsi ifite ikibazo Kasongo ubwo sinabambaye umufata oya rwose ntabwo ari ukufatanya cyaha urabizi uri inshuti yanjye nk'uko uri inshuti yanjye ibyo bintu byo kuvuga ngo uza umufatanya cyaha ntabwo uza umufatanya cyaha humura wowe nunaba niba natubona urumva tuzavuga yuko ari amafaranga twatumuguriyemo akantu atari ruswa kamugira indi nama rero idahaye umudugudu ruswa hari uburyo ejo bundi numvise bavuga ko ejo bundi ngo hari umuturage bazajya kubakira uramutse uhageze mu bande ugatangira ukajya gukora ishoka byose ukitabira umuganda umudugudu akakumenya bihagije n'amazina yawe ibyo kugufunga ndakeka babikuraho
arararararara ariko nk'uko kuki uri umugome ikisi ndimo ndakubwira ngo urumva ndimo ndahigwahigwa ngo ngira gutya none nzi yifate nishore njya aho hantu kandi wumvamo none se wumva nindamuka ngiye ahubwo azahita abasha kumbona wowe genda ngiye gutekereza ndabona urajya kuvukoza nabonye igisubizo ndaza kukubwira ahubwo se uriya burase we buriya ntari bugire ngo nkoko we nawe nkoko ese kugiye umva nkubwire nkoko reka ngende noneho ahubwo wowe umbabarire rwose nyabuneka mudugudu nakugeraho n'umubwire ko ari jye wabonaga umubwire ko ari karamage atari nyine ndindira nanjye ndikuzaho oya nawe ndimo ndaza reka ngenda